Shamana buriya rero njye mbona ari hatari mbona birenze uko biri nibura mu batipe tu hano bamboga n'iki waragerageza wallahi uko bisha urumva mbona nta kigenda ese ndi umwana umuntu uragara nareba kandi bari bavuze ngo tuzabikora erega turi abantu nyuma y'ubuzima haba hari n'ubundi ariko nanjye najyaga nkureba nkakunokinga urabeshya mbese utajya kubibwira aya mana waze umunyeshuri nyine nagomye umunyeshuri ko ni ibiki twebwe tuzaba twataje tuzahorana mboga rero n'umuzi ukuntu abareba mboga nyine mboga mureke nibyo nyine singise ubona ukuntu bariya ni babandeba hano uzi ko rero batuzanye hano ibyo kutuzana ntacyo bivuze noneho uyu munsi nshaka gukora umuti uyu munsi ndashaka gushimisha n'ukuri bikagenda ukuri ndabikora kandi ayiwe aho nkoreye akantu ariko k'umutima nyine mbwira nyine ukuntu tubipanga nareba ukuntu tubipanga ese tunese urabona abamboga baba bahari sibyo na Eliza bahari si ikibazo ni bamboga nyine umva bariya ntabwo ari baso ntabwo ari mpaka kubabwira buri kimwe cyose hano uzajya ubanteza oya umva ukuntu turi bubigenze saa 9 nibura za nijoro leta mbikora saa 9 saa 9 ndahita gutera akabipe turekwa nyine kwa je ukuntu nta muntu umwe umenye ukuntu byagenze umva nkubwire sibyo shabinyemeye ari abatipe nibo batuzanye abatipe bareke wanjye byabo bizabizanye turi bakuru natwe turabikora nyine mu bwenge yese je nakanga tutse umva wowe umva ukuntu biri bugende wowe use kuntera akabipe sibyo none ndi bubyuke kwaje ariko ntacyo umuntu ubimenya nta muntu wabimenya wana nanjye ndi kumva nyine nshaka kuguha ko uyu munsi nshaka gushimisha birenze ariko ndagashima imiho iho nanjye numva nasha ariko mwana akukanda ariko no umutima turi bugakora sibyo turi bugakora isaha ubwo ariko neza nyine ubizi simbikwemereye se sinjye bikwemereye umuntu azajya yifata ngo turi bashiki banyu ngo muri basaza bacu twebwe ubundi tuvukana namwe buri wese ukwizanye n'undi akiza nese ndabizi mwana nese gukunda ntitubyemereye umubwira ariko nese ndabizi nanjye nagiye kubona numva barambwiye ngo sinzi ngo twitware bakubwira ibiki ni gute umuntu w'umugabo nkawe ufite ubwanwa bungana gutyo nese ubu umva mwana twahuye darasani sibyo nta waruzi undi sibyo ubu iwanyu nanjye nkabyo yego nyine nanjye nibyo neza undi twikundaniye bitwaye kimwana none se ntibyemewe nese ubu ngubu turi abantu bakuru nta na risiki bino ngombwa ko havukamo n'akantu twanihuza apo turi na siniyasigisi mwana tugiye kubisasa nta biri bamboga bihorere bareke njyewe nanagenda nkanapeza niyo nakora ikihe nagutunga mwana nagashaka nkanagutunga rero ndakwemera wamfunguriye se shabiri kuneka nari mwejeje umwuka asubwo nta nubwo ushaka no kureba n'ahantu ko abasha aya akamara zingaza kubikora nijoro mwana ese si gahunda twabonye saa 9 kagafone kawe karaba kariho nanjye ndahita nagacagenze karifuna nakara murone saa 9 genda biswa ndi gutaka kubyuka kuko ninjye ukeneye cyane bamubwire urana nturuka mu cyumba cya kure bari kumwe nabambuka ndashaka kubyuka kwaje nkugeye kwaje nyine sibyo ndaza nambaye bagisa yose nanjye biriya bikobwa ntakandagira nta gukandagira none karakaza ni ndagashyiramo hagati ngenda rara gutyo ku ruhande ku buryo ndibetse gutyo ibintu by'induru sibyo tubyirinde nawe ntabwo turi gusa hagira umenya je yanjye nta muntu ubimenya ariko simbikwije nje nakubwiye ngo ninjye ugukeneye buri kimwe cyose kigomba kuba siransiye tubyumvikanye ugenda ukibwira za nshuti zawe tuhita dusozanya nta bintu bara naba mbabwira iki nakubwiye ngo hano nta mushiki wundi uhari nta musaza wundi uhari buri wese yaje mu ipaki rero tugiye kujya tuvuguta noneho abaniga ngo bazi gucunga bacunga igisi azafata ndetse ko yazaho nabwiye ko izo saa nyine mba ndagushimisha bari bukurenge ayo komeza ukoreho mwana urabeshye ntabwo nenze kuryoshye gutyo cyangwa nabonaga witonze wari wabyumva se ko ryoshye nabonaga wagiye wigendera sinkabirwa n'imico yawe ntabwo urabyumva wari waranyobeye none narakuvanze none ndakuvangira nimba narakuvanze kumvangira ariko mwana utinze kwirana ariko se abana ndeba no kwimana amata mwabonye bose muto mwabonye biriya yabashimishije basi ariko si ubuzima mwahisemo abantu muzatuma mwiga basi kandi twarababwiye ngo
kuba gisitire nabiragora ko ntabwo wajya ko muri geto ngo wige ngo bizavemo natwe turiga rega bibaho gusa muri gabona umwanya wo kwiga ubwo umwanya wo gukora tide basi tide turayikora bikora buri yarese uburyo wabona ari amanota wakoze tide ingana kuri iyi mwana yawe reba ukuntu mwabaga ba mbere ndebera uyu munsi uratsindwa ejo ugatsindwa habaho amahirwe nawe mbwira da ayo bazabona basi niba twakoze test bakabona amanota angana gutya muri geto ubuse muri geto uzagenda iwanyu babwiye ngo bashyiriye geto ubwo wowe igihe wigiye aya mugabanye ibyo murimo rwose muzi ariko ubu ngubu ndi kugenda nyumva nanjye nabonye ikibi cya geto wabonye ukuntu uri umuswa rwose kabisa mwisubireho usubwo ntabwo mwaka tugasubira mu kigo basi mwagarutse koko sega nanjye ubu ngubu ariko geto ndaza kuyivamo uwase yagushutse ariko wase wahindutse kuko wamukobwe wahindutse ukasubuye natsinze uratsindwa twese ntitwatsinzwe nyamara ibintu mwigize ntabwo ari ibyo kwe kugira ndumva ariyo ngiye geto mwaza tukagenda tugasubira tuzajya dufata umwanya uhagije twige gisata tugasubira boarding mani mwambabaje kabisa mwambabaje twarababwiye mwakutwumva ni iki kuvuga ngo habaho no guhirwa mwese mwege tubura bungu inzoga niwe muri bwa iki niki reba nabo reba amanota nabo bagize nabo ntabwo tunywa inzoga bamwe itabi bamwe inzoga iki mwaje mugahinduka oya barabaje amatubana nibo babinywa mwege se ni mubinywa oya barabaje amatubana barabinywa ariko twege ntango twabinywa iyo babikunywerera iruhande nawe ubusa nk'uri kubinywa nese baza nuvuga ngo nubundi babinywa iruhande rwabo none se wagira ngo bo nibabinywa gusa ndavuga ngo nibanywa n'ibiyoga ntitunywa inzoga ntitunywa n'itabi uko byagera kose inzoga mu mazi ngo ndasema nabenga pe twumva inama yaba babibanywerera iruhande mutwumve niba bishoboka ngende umva inama ya sheri wanjye ni ko mese kamwe tugende dusubire tubigenza gute boarding ntabwo muzasubira ababyeyi none se nese uzahama muri gato ntabwo uzataha ababyeyi babatumye kuva muri gato nsubire mu kigo ashwi ntabwo sheri wanjye yangira inama n'inshuti ye ngo nange kwigendera urabyumva ute ugomba kuza ukamererwa neza mu kigo tiriwe muri ngiye kuyamanika nsubire mu kigo nimuze nimuze tubasobanurire sibyo abona igihembwe kigiye kurangira muze tubigishe tubasobanurire uko bimeze numva n'ibyagiye bibacika tubasobanurire murebe ko ubwiza bari bumwagira reba cyane ntabwo wa mbere koko nyine naramubaga ariko natsinzwe nanjye ndi kwibaza ahantu nzaca ntashyera ibaze noneho ubuse ababyeyi bazababwira ngo iki ko nzi ko mama wakazera mama waraguye cyangwa musobanurire ngiki biraguye uzamubwira ko narwaye inama mani mama waraguye azakumena ndabizi nzamubwira ko narwaye ko arasubwe bizatahana basi sinzi nubwo mutekereza ageze mu ubwenge ku gihe basi mutekereze yewe ntabwo namufashe kano kanya ngiye kubitekereza oya bijya gutekereza uri kubona amanota make rwose aranakabije akabije birababaje reba nk'ubu ngubu nahindura ikisenyi tugiye mu rugo ari amanota yereka ababyeyi ariko se Zaninka karame ko mbona tuba hano muri ino nzu ariko nkabona mu bantu bose tubana ni wowe yenda udacangamutse cyane ni ikihe kibazo waba ufite mu buzima bwawe ayo mpamvu mba nacangamutse buriya irahari umuntu yabaye mu buzima butari bwiza biragora kugira ngo acangamuke nk'abandi ese ko twe yenda ko twakwangaje mu bandi ngo uze tubane hano ukaba utigeze unganiriza no ku bibazo wigeze ugira kandi yenda ubona nisanzura kuri buri umwe ubona nawe utaba warahemutse nibura niba hari ikibazo gikomeye tukaba twagufasha byashoboka ko naba narihereranye ibintu nkabiceceka ariko ibibazo birahari njyewe naje kwiga bigoye kubona minerivare bigoye cyane mbese ukabona n'ibyo nayo bishyuriye ntacyo nayakoresheje mbese muri make ni ibibazo by'ubukene mu rugo mufite cyane ku buryo bigutera agahinda bigatuma nawe udatekereza yego ntabwo namera nka Diane na Wase cyangwa n'abandi nk'abo ngabo kuko ngewe hari ibintu nshaka kugeraho
none se mu bantu tubana hano mu rugo yenda nta bahungu bajya baza bagukinisha ku buryo nabwo bakomeza bagukomeretsa? ya bishobora kuzabaho kuko inzira ndabona atari nziza turimo. none se ubu ngubu tugiye tugaterana nk'abantu tukagira icyo twagufasha, yego niba ibibazo ufite ari iby'ubukene ariko ugakomeza wiga, urumva kuba muri ghetto wabikomeza cyangwa wasubira muri interina? Ubundi ni ubuhe buzima ubona bworoshye harimo interina no kwigumanira natwe? bibaye byiza ngiye uko mbyumva nasubira muri interina mumfashije mukanyishyurira neza nasubirayo, mwamworohereje n'umuryango wanjye umfasha nasubira muri interina nibyo byaba bitabangamye. we rero ugomba kwisanisha na bano bagenzi bacu, yenda ukababwira ibibazo ufite binini tukareba ko twagufasha ugasubira muri interina, cyane ko na hano natwe ntabwo bigoye kubaho. Ntumaze kuba nk'amezi 4 se? Yego. Ubona hari ikibazo wahagirira? Gishobora kuzaba. Hano rero ni ukubyigaho tukareba uburyo twagufasha kuko mbona ufite ibibazo byinshi. Okay, mumfashije byaba ari byiza ariko nabwo nkajya hakurya singume hano. Yego. Ubwo bawo wase bitwara nabi na Diane, ariko nanjye gerageza kubabwira ngo barebe uko bakitwara neza, ariko barananira. Ariko icyo kibazo cyawe ni nkibabwira, yenda turaza kureba uburyo twabigenza kandi biragenda neza, uhumure. Kandi ugomba kwitwara neza nawe nkuko nsanzwe nkubona n'ubundi. Yego. None se mu rugo warabibabwiye? Mu rugo ntago nabibabwiye. Mu rugo ntabwo babwiye kuba externa? Oya. Basi ko mba muri internet. Bari abakobwa banzanye nyine twabigenjeje ukundi dushika animateur na animatrice, ubwo biragoye. Tuzareba uburyo ki twabigenza nta kibazo, turebe ko twagufasha. Nanjye nka mboga ndabyiyemeje, ugomba gusubira muri interina. Kumugenda muze buteke umutwe ariko aciye amarira kabisa. Kigo rukundo atari Salama bi. Maze muti mu cyaro. Ako hape kwishitwe byaranze tu. Kwishura kibaca amafaranga ewe kirekire ibikoresho. Kwigaho biragenda ariko urumva ikibazo cy'amafaranga babigoranye. Kandi nawe arabizi rero minsi tuzaturangije kwiga hari ibikoresho tuba dukeneye gufotoza impapuro z'ibizamini, amafaranga yo gukoresha ibitabo, yewe nawe tuzakoresha tugudefanda, ngenda tuzambara turangije. Ibyinshi amafaranga aba yarabuze nabuze uko mbigenza ariko nukurokora umwanya mukamfasha. Kwishuri nagiye ubundi kwishuri ariko nabaye ngiye hanze uko hari ibintu batubajije mbona amafaranga yo kwigura da. Mashuri kwishuri amasomo nta kibazo rwose. Amasomo ndayatsinda n'umuhanga. Narebye muri kigengo cyo kuzanya mfite nka 70 cyangwa 80 kuko arega muzegura n'ishami nahise ntago ryari imvuna. Subizi ko nako wanje ryo yize. Igengo kimuzije ejo mwese zakirangiye. Sorry muze, sorry. Dani. Ntabwo sanga ndimwa. Ariko kubera wowe narimo. Nawe kabagahumura ariko. Wabitewe n'iki se kuri? Tewe nawe. Aramubwira kanca amazwi ntushaka kunyumva. Ntabwo sanga utabi. Wowe urasa ahubwo nk'urimo. Ya. Banyera rwubika amaso, nabanyera Ubwa mbere. w'abandi. Harega nushaka ndakubwiza ikibasi. Ukiyisha umuntu gutyo. Kwishama. Ubu wambaye nk'ikirana nubwo ujya utebeza.
umuntu wambaye ishati na ishati yanjye kwiresha kazi zimwe ziharaye z'ubu ngubu nakubizi ariko giye mu cyaro kirama sana umuntu aravuga ko abakunda nshaka kubyumva umuntu abasaba urukundo uti wapfuta amasomo uti wapi mu cyaro amafaranga yabavunye umuntu akakwemera kuguha inkunga nabwo nubishaka urashaka kwiga nose uko ugiye kugira ngo uzabone akazi ubone amafaranga umuntu nagufasha ukarangiza amafaranga nayo ukayabona nawe yarakemutse wowe ntabwo yahemutse sasa ntiwagumye kumbura gutyo ubwo n'amagambo ukambwira ukarushaho kubona umutima mubi urashaka kugira ngo yawe rero ubu nawaze mpamagara muzehe mwaka amafaranga kugira nawe rero ko nagufasha wenda ukazabona yo gukoresha igitabo ariko ntushaka kunyuma uzareke kumfasha niba yaho maze zari nk'akundanye na Dani umwatabi